Ndabashuhuje mu izina rya Yesu nk'ibisanzwe ni Elsa TV show. Twabateguriye isomo rya sebeni nk'uko twabibasezeranyije. Nanone hari akantu dutangiye ducuranga kacuranzwe na Nzungu, murakibuka muri ya ndirimbo ngo erega Mana ibyo ntekerezaho n'iby'igiciro cyinshi, kugira ngo mwakumvise. Niko tugiye kureba uburyo yagakoze kugira ngo namwe mubashe kukamenya ku buryo bagakoresha baramutse iyo ndirimbo bayiririmbye. Kugira ngo murebe hano noneho murebe uburyo kameze. Noneho right hand ukuntu turimo kugenda, naho ngo turahera hano kuri iyi C sharp cyangwa se do dièse ku bantu bakoresha ururimi rwa français. Niho tugiye guhera, murabibona. Gara dukubitana kuri G sharp, iyi ngiyi nyine ni G sharp, iyi ngiyi. Hanyuma tugasoza kuri A sharp, tukagana hano muri B. Noneho left hand murabona ukuntu turimo kugenda, ni 1 4 5. Ibyo ngibyo byonyine nta bintu byinshi birimo. Noneho ukuntu bigenda ni ukuvuga ngo ugikanda rimwe hano kuri left hand uhita ugakura nyine. Urabona kujya muri kane n'ubundi tuba twamanutse hano no muri gatanu. Iryo ni ryo somo rya sebeni rindi twari twabateguriye ubushize. Twari twabahaye rimwe ryabanje, lesson 1 yabanje. Ubwo tugiye ku iyi ni indi lesson twabateguriye nyine kugira ngo mwige. Rero mukomeze mukore subscribe, musharinge, comments, mutubwire aho mubona bitameze neza nyine dukosore. Imana bamugisha rero ko mwadukurikiranye. ni Elsa TV show, musharinge n'abandi babona ayo masomo akagaruka.